bavuze ngo umuntu yakora icyaha akaja mu ijuru umuntu yomara gukora icyaha ngo muzamuvuga ngo umuntu yomara gukora icyaha gutya umaze kwiba nk'ari y'amandazi utaranayamara kuyarya Yesu imbanda yavuga gutyo ukama wiruka kuko arenga mu bicu umuntu ngo yomara gukora icyaha akamaja mu ijuru gute? Okay, ico kibazo nimba muvuga ko twababariwe umuntu yokora icyaha yoja mu ijuru kubera ko muzamuvuga ko twababariwe ibyaha by'ubu nyine byashize n'ibyanone ndetse n'ibyiteka ryose. jewe ikibazo mfite baza bavuga ko isezerano rya kera birahita bihura n'icyacume baza bavuga ko isezerano rya kera tutakigengwa naryo ngo ahubwo twebwe tugengwa n'isezerano rya kera bagasa nkaho abantu mumeze neza mu mitima bagasa nkaho irya kera tugomba kurifata tukarishanyura cyangwa tukaribika tukaza twitwaza irisha gusa irisha buri munsi noneho nkibaza jewe ngo ikibazo canje irya kera turigumane ribane na rino risha zombi ni kivu kiratisha nishamye ry'ico ngico. Aha, hanyuma se imirimo tuyireke twoyireka gute bikagenda gute muzihe nzira ko birivuga ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo twoyireka gute? No kuvuga ngo agakiza kaje kutubyara mu mirimo myiza Imana yateguriye muri Kristo Yesu kuva kera kugira ngo noneho dutangire tuyigenderemo. Ntabwo tuyigenderamo nk'abashaka kuvuka mu gakiza ahubwo tuyigenderamo nk'ababyawe nako gakiza kugira ngo twere imbuto nziza. Amen, amen. Reka ntange icyanditswe kimwe tugisome hano tuje mu Baroma. Ndashaka ko tugisomera rimwe Abaroma tuje ku gice cya 7 karindwi dusome kuri 4 karindwi kuri 4 Abaroma kugira ngo nsubize icyo kibazo cya kabiri yaravuze. Mwahageze? Yego. Twese dusome icyarimwe. Nuko rero bene data niko namwe mwafuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo kugira ngo mubone uko muba abundi ari we wa wundi wazutse mubone no kwerera Imana imbuto. Niyo terme ya mushonari nshaka kugira ngo mubone no kwerera Imana imbuto. Niko namwe mwafuye ku mategeko kugira ngo tuba ba wa mugabo wundi wazutse ari we Yesu Kristo noneho tubonye ikibanza cyiza cyo kwereramo imbuto Imana ashakaga ko twera. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Harako nunganiraho burya turi kumwe n'ikanisa ryacu twese ari ryo Unity nubwo twagira ibisigara twazaje kuri Unity tukabikomeza ariko bikeya tubajije bikumvikana cyane. Hanyuma rero bari bakojeje ko tuvuga ngo twakora iki ngo tuzaje mu ijuru ndetse bakoresha n'ijambo ubugingo. Ico nakongeraho kubyanditswe reka nongeraho n'igitero tuvuga ngo ntaco nari kuzakora ngo nemerwe n'Imana. Ntabwo twemerwa n'Imana kubera ko twaguze microphone, ntabwo twemerwa n'Imana kubera ko twishuye electricity, twemerwa n'Imana kuko twayizeye tukabyarwa nayo. Hanyuma rero agakiza niko kaduha gukora imirimo myiza. Imirimo myiza ntitanga agakiza, ikibanza na agakiza, ikibanza n'ivuko. Iyo tumaze kuvuka dutangira gukora. Hanyuma rero iyo tuvuze ngo twakijijwe n'ubuntu ntibyavuye ku mirimo myiza, confusion haba niyi igomba kuvamo. Ntibivuga ngo ntidukore. Ese nitudakora izi kamera n'induzazituzanira, iyi mikoro ndi kuvugiraho n'induzayiduha, izi bafre nziza, izi si za soda turi kumwe, si bene data bakoze, twari kurara ahantu hameze gute? So ni ukuvuga ngo abana b'Imana
dutegerezwa gukora cyane ariko tudakorera kugira ngo tuba abana. So nitudakora tuzaba bakene, tuzaba habi, tuzasa nabi, ntaco bikontribuwa kutugira kurema isano. Ariko kandi kumenya ico twabaye si inzira yo kugira ngo tuba abanebwe ari twe muri Gidurayi tuba ahantu habi. So dukora cyane tudakora kugira ngo tube ahubwo kubera ko twabaye. So babantu rero bumva nabi ngo harabavuga ngo ntibakore gute, udakoze nta buzima bwabaho. Habe no kugira ngo tugere hano hari uwakoze, habe no kugira ngo wambare iryo koti hari uwakoze, habe no kugira ngo ube warize ushobora kuba warapanze hari uwakoze. Ntiwakuraho gukora ngo ubuzima bubeho. Murakoze. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri reka icyo nakivuga cumvikanye ico tugitambuke. Abakristo bavuze ngo cumvikanye reka dutambuke. Reka mwene data asome ikindi kibazo. Murakoze cyane. Ikibazo hari abari bakibajije ariko natwe kiri mu byo twari twateguye. Kambere kuri iki kijanye n'ifeza n'izahabu. Kiravuga ngo icacumi mu isezerano risha. Ni ngombwa birakwiye ko dutanga icacumi ibshi. Nk'umuntu wo kwinjira mu nzu agaterura inkono y'ibishimbo akayitwara nyirayo yasohotse. Umuntu udatanga icacumi n'umwibzi n'umujura kandi umuzura ndazanywa n'ikindi. Kwiba no gucamwa amadirisha n'ibyo. None umuntu udatanga icacumi ubu nyine n'umwibzi n'umujura. Reka ico kibazo Marita kidusubize. Arengiza mukirekera wa pastor kubera ko je ntari. Okay. Bibiri isezerano risha rivuga hejuru yo gutanga, ntabwo rivuga kwishura. Icacumi ni ukwishura. Narimvuze ngo Bibiliya isezerano risha rivuga hejuru yo gutanga, tirivuga hejuru yo kwishura. Kandi icacumi ni obligation no kwishura. Nimba rero ubwo umukristo ngo ntajuru afite umuvumo n'umwibyi nguko mushumba yaravuze nko guterura inkono bene uko nguko, urumva ni ibintu bamushiraho bitari ukuri. Ico biri twereka ni ugutanga unezerewe, mbese bivuye ku mutima kandi wishimye. Bivuga iki? Bivuga wotanga icacumi wokirenza, wotanga munsi y'icacumi. Ikingenzi nuko utabikigwari kandi by'Imana yaguhaye ukabikoresha. Nico kiba kigenderewe. N'amakuru yo kwiba yo ntayahari. Reka mvuge ni ikintu Bibiliya cyane ntivuga mu isezerano risha ijambo icacumi ntiririmo cyane, ariko tubona barakoze byinshi cyane. Uburiganye buri mu matorero nabwo murebe boza mu buryo bubiri. Hari kwigisha icacumi mu rwego rw'ubwibzi ntajuru ibikinde bike, ariko akaba nuwo vango nta cacumi gihari. Abakristo nabo gasanga bitwaje ngo nta cacumi, bamara gusanga babaye barifumbaza ntibagire ico bakora. Ako nako niko kwihisha mu ijambo ngo ubuntu bwabikuyeho, bamara gusanga ubaye umunebwe. Ariko mukuri guhari murebere nko kwitorero rya mbere, ibo bazana byose bagasangira byose, umurimo w'Imana ugakorwa neza. So nandi matorero yose yagiye akora neza. Bishatse kuvuga iki? Nubu nyine tidukire kuba ibigwari, ibyo mwitorero byose biratureba. Nibavuga ikorwa runaka ntibifate. Rero twakoze neza, numva nta n'impamvu yo kurwa turwana ku bzacumi. Ikingenzi nuko abakristo basobanukirwa hejuru gukora. Murakoze. Dushobora gutanga hejuru cyangwa hasi, ariko si ukwishura ni ugutanga uko. Reka mama pasiteri Karasa n'ubwiye kuzongeraho ijambo, reka agira icyo abivugaho nawe. Murakoze. Reka ducunguze uburyo umwete tugire vuba, sina ngombwa wenda kuvuga byinshi babivuzeho. Ndagira ngo mbaho ubuhamya gato wenda, sinzi ndavuga iminota mike ntimurambirwe. Yewe ntaramenya ubutumwa bwiza, numvise nakijijwe, ariko nsigara ahantu ho kwibaza ngo se iki cyacumi ko kingora ijuru nzaribona gute? Nkabaho narabuze amahoro muri nge kubera inyigisho twahabwaga. Hari abapasiteri bazaga bakakubwira ngo
utange, nugeze imyenda 10 utange, nimba wahinze upime utange, kandi wubahirize amategeko y'Icyacumi nturenzeho. Noneho ngewe ngasigara hano ho kwibaza ngo ese iki Cyacumi ko ndashobora kugikiranukaho ijuru nzaribona gute? Ibyo twabyigishwaga n'abashumba, noneho ngahorana umutima uhangayitse kuko mbona icyo kintu gishobora kutazangeza mu ijuru, kandi numvaga nshaka ijuru cyane. Maze gusobanukirwa rero naje gusanga gutanga ko mu isezerano rishya tugusanga mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 ibice 9 umurongo wa 7. Reka nsome nihuta kugira ngo mwese mudasoma. Ngo umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, nk'uko Imana ikunda utanga anezerewe. Ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije byose. Iyo umaze kwakira Umwami Yesu nta wumva ufite amahoro, kandi niwe n'ubundi ukubera moteri mu mutima. Iyo akubereye moteri rero icyo agutegetse n'icyo ukora, ntabwo ubaho ukibara, ahubwo ushobora gutanga n'ibirenzeho kuko bifite Icyacumi. Natanga ibirenze Icyacumi, mbaye ntanabifite sinabitanga. Ntabwo Imana yampora ko ntatanze kuko ntacyo mfite, ahubwo muri Kristo Yesu ni umudendezo. Ariko nimba mfite urukundo rwa Kristo rurampata gutanga ndetse no kurusha kucyo bita Icyacumi. Rero hari ibyanditswe byinshi abantu badasobanukirwa. Ibyo udasobanukiwe bitaguhaye amahoro, uba ugomba kubisobanuza kugira ngo ube mu gakiza unezerewe, kubera yuko agakiza si umutwaro, ahubwo agakiza ni umunezero n'ibyishimo. Murakoze. Barakoze cyane. Reka naje mbaze ikibazo cyaje ico, ndatekereza ko twokivaho iki faranga. Mwacumvishije Musiri akayimosyo gato arako nunganiraho buke. Okay. Ya wenda abantu batuze nubwo bahaba bafata kitu kidogo. Iki kintu cy'Icyacumi tekereza ko ikibazo kinini atari Icyacumi kugitanga no kutagitanga. Ikibazo gihari ni manipulation, uburyo abantu babivuga. Nutabikora urarimbutse. Ariko kandi si n'igitangaza ubaye wavuga ngo kubw'impamvu zuko abantu nuko gutanga bibagora ugashiraho strategy yawe, ariko manipulation. Mugomba kubera ubukene dufite mu mishahara yanyu, muzamuzana Icyacumi kitari cyo kugira ngo mukiranuke imbere y'Imana muzaje mu ijuru, ariko ugasobanura impamvu y'ibyo kizakora kugira ngo mufatikanye. Ikibazo mbona mu Cyacumi gikomeye ni manipulation. Birya bivugaho nutagitanga wazamutse ukora mu mupfuko w'Imana, urarimbutse urahiye. Nico kibazo gikomeye, ariko mbona hari abantu babikora muri ubwo buryo, ariko kereka abantu kuri nizo faranga ico zigiye gukora. Ya Marakoze cyane. Nakongera akajambo kamwe. Ikintu cy'ifaranga ko mugitinzeho nicyo kiza kigorana, n'ubu nicyo giteje ibibazo ahantu henshi. Aho mbere yuko tunavuga gutanga cyangwa kudatanga, no kubanza gusobanukirwa isezerano rya kera ryari itegeko. Na magambo yari yanditse ku bisata by'ama. So Icyacumi ntabwo gishoboka muri ariya 600 ngo gisigare cyonyine ayandaje ku ruhande. Niba yandi yose twemera ko iby'isabato by'ibitambo n'ibindi byose byarangiranye n'Icyacumi. Ntabwo ari bangu Icyacumi cyararokotse, ayandi yose ararangira. So niba yarangiranye n'Icyacumi, niba kiriho yose n'Icyacumi kirimo kiri enclin. Icyacumi kiri muri ayo mategeko 603. Nukuvuga ngo byose byari itegeko mu isezerano rya kera. So isezerano risha ni isezerano ry'urukundo. Yesu yaje gushiraho ubuzima bw'urukundo, mbere ntibagiraga urukundo. Byari itegeko. Pastor yabivuze ngo uwirukankaga yakoze icyaha bataramufata agashika mu mudugudu w'ubuhungiro bari barubatse, uwo yararokokaga. Uwo bafataga ataragera muri uwo mudugudu yarapfaga. So byari itegeko bagombaga kuzuza, nta bintu z'urukundo n'imbabazi n'impuhwe. So isezerano risha rero umusingi waryo ni urukundo.
so twe dukora pana ko byanditswe mu gatabo k'amategeko kuko ako ndikakitugenga dukora ahubwo kuko umutima wacu wishimiye icyo gikorwa. Niyo mpamvu mama Nene hano asomye aravuga ngo umuntu wese atange uko umutima we amubwira. So umuntu uzana manipulation ngo nudatange gufite umuvumo uwo ntazi fondation y'isezerano turimo. Murakoze. Barakoze cyane. Icyo twogitambuka ngira ngo hari ugifite ikibazo. Hari ugifite ikibazo. Yambayenga kwifaranga ntibyoroshe. Reka tuje mu pasteur twumve. Kubera ko ibindi mutagize ibibazo. Ikibazo mbaza ni iki ngiki. Muravuze ngo icyacumi cy'amaturo cyangwa se icyacumi nti wogitanga ku bushake bwawe cyangwa se wogitanga ukubonye cyangwa ukagireka. Hano muzakozwe n'intumwa 5 niki cyatumye Ananiya na Safina bapfa. Soko bari bafite ibintu bari bagiye gutanga ko ntibabitanga byose. Pastor arakoze cyane tumukomera amashe. Ananiya na Safira barapfuye bazize ifaranga. Mwebwe ni gute muri kuvuga ko abantu bareka kuzitanga? Mukeneye ko bano bantu bose bazapfa kubera ko batazitanze. Ngaho nimusubize. Ananiya na Safira nurebe byakozwe n'intumwa igice cya 5 ntabwo bavuga kuko bapfuye bazize icyacumi. Kuko ibyo batanze ibirenze icyacumi. Kuvuga ngo mu isambu yabo bagabanyijemo batanga igice. Urumva rero ntabwo bazize icyacumi abantu baza basoma neza ariko nta makuru. Muri make Ananiya na Safira bari kuzana isambu yose badakuyeho na make. Bari gutanga isambu yose barangije bacamwo ariko ntabwo ari icyacumi. Okay, murakoze cyane. Hari uwundi ufite ikifaranga? Abantu baguwe neza kuri ico ngico. Ya wa muntu nga njyewe ntabwo ari ikibazo cy'ifaranga ahubwo njyewe cyari igitekerezo ko aba bavandimwe ibyo badusomera nimba hari undi ushobora gusoma ikivuguruzo icyo basomye udafite icyo wosoma muri Bibiliya ngo kivugurize icyo bavuze woba bucecetse siko. Okay, ikifaranga tukiveho. Reka nkomeze ikibazo cyaje. Uri ku ifaranga wa? Icyacumi. Turumva. Oya mubaze mureke uriya mugabo ari uvuga. Microphone imwe imanuke. Murakoze. Ikibazo canje cyaruko bazatubwira ko icyacumi hari umugisha kizana. Rero uwo mugiristo uri mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 3. None iyo batubwiriza icyacumi batubwira ko hari umugisha uri buze kuza nyuma yo kutanza icyo cyacumi. Rero uwo mugisha niwo twifuza ko mudufasha gusoma. Ikibazo cyumvikanye ngo hari umugisha uzanwa no gutanga icyacumi. Hakaba ubundi mu buzima iyo hari umugisha wo kugitanga nukuvuga ngo igihe utagitanze hari n'umuvumo, right? Uwo mugisha ni musobanure. Niba rundi ufite aranyungane ariko reka tuvuge gutya muri Bibiliya nureba sinzi ko hari umuntu Imana yahaye imigisha kubera gutanga icyacumi. Niba bahari abagabo 2 cyangwa 3 mutubwira amazina yabo ntabo tubona. Urebye gihe cy'amategeko ko byari bimeze babwirwaga kubahiriza icyacumi n'andi mategeko yose. Nukuvuga ngo bagahabwa umugisha kubera ko bujuje amategeko yose. Byanditse mu gitabo cyo guteka kwa 2 chapitre 28 yose iyisomye. Ni uzuza amategeko yose uzabona uyu mugisha. Nutayuzuza imivumo ikuzeho. So nta muntu rero wabonye umugisha kubera gusa ko yatanze icyacumi. Nureba habe n'abafarisayo bagaragaje gutanga ibyacumi ngo bakagera no kuri nyiragasogeza cyangwa se ku mboga. Ariko Yesu aje kubera ko hari ibindi batujuje yamabwira ngo mwandyamwe muzabona ishano. Tiyaje ngo babwire ngo muzabona umugisha. So bujuje bimwe ibindi birabananira.
rero ntiwofata icacumi gusa ngo numara ujugunya andi mateko yose uvuge ngo utegereje umugisha w'icacumi. Mureke dutambuke ico kintu c'ifaranga twogitindaho twogeza mu gitondo. Iyo migisha yaravuze Paulo yaravuze ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe ko yaduhereye imigisha yose yo mu mwuka muri Kristo Yesu. Ni byiza ko akakanta abantu bakumva iyo Bibiri ivuga ngo imigisha yose yo mu mwuka ibi yashaka kuvuga agakiza n'ibyari bikagize kose. Nuko kugirwa abana, gutoranywa, kubabarirwa, kugirwa abakiranutsi, biriya byose bigize agakiza. Niyo migisha yose yo mu mwuka Imana yaduhereye muri Kristo Yesu kubw'amaraso ye. Hanyuma mwene data yaravuze iyi migisha yindi, tekeza ko twobigarura muri ya context ivuga ko gutanga kose guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko kandi ni imigisha y'ibisanzwe y'ibifatika, ntabwo ari imigisha y'ibijanye no mu mwuka. Nuvuga ngo umuntu wese ukunda gutanga nawe iyo yagize ibibazo abantu bakunda kumusapotinga kubera ko nawe yagize gute asapotinga abandi nimpanguhe. So umuntu wese umushishe iyo yagize ibibazo nawe ntaza sapotingwa. So utanga ni uzuhabwa. So iyo utanga cyane ufite amahirwe nawe yo kuzagirirwa neza cyane kurusha abandi. Ariko imigisha yose yo mu mwuka twayiherewe muri Kristo Yesu. Nagakiza nibigiza agakiza kose muri rusange. Twoyigerageza. Hari umugabo hano ufite maraki, reka amuduhe. Mungeragereshe kimwe mu 10. Usome Maraki ibice 3 umurongo wa 10. Yego. Harimo imigisha myinshi duhabwa iyo twatanze icyacu. Yego. Bibiri yavuze ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishitse mubishire mu bibiko bw'inzu yanje ibe ibyo kurya ngaho nimubingeragerishe niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko tazabagomorera imigomero yo mu ijuru kabasukaho umugisha mukabura aho mukwiza. Urababwiye reka ngo nimungerageze murebe ko ntabasukaho imigisha mukaburaho muyikwiza. Ese naje no bazaharya. Imana ni data. Bwana sifiwe. Imana ni data. Sibyo? Mwese mufite baso hano n'abapfuye bigeze kubagira. Hari umwana wogerageza se ngo arebe ko hari ico yokora. Umwana ugerageza se uwo ntabari sabari nkase wabo. Anyway, reka basubize sindi umwarimu. Ngaho nimusubize. Ngaho nimusubize. Reka mama pasteur hano kugira ngo dukore gender balance nawe agira icyo kivuze. Murakoze. Murakoze. Reka nsubize uko mbyumva wenda baraza kunyunganira. Mureke rero dutuze tubane. Mureke dutuze mama subize twumve. Iyo mubajije mwihangane kugira ngo dusubize ducunguze uburyo umwete burakeye. Reka nsubize wenda baraza kunyunganira sinzi uko mbyumva. Icyo cyanditswe asomye cyo muri Maraki ndagira ngo nicyo mu isezerano rya kera, isezerano ry'amategeko. Mu isezerano rya kera kugira ngo tubone umugisha uva ku Mana twarawukoreraga, ariko mu isezerano rishya ntabwo dukorera umugisha kugira ngo tuwubone. Umugisha tuwubona kuko twizeye Umwami Yesu. Kiriya cyanditswe asomye rero nicyo mu isezerano rya kera. Uyu munsi mu gihe cy'ubuntu, mu gihe cy'imbabazi, ntabwo dukorera umugisha, ahubwo turizera imigisha yose tukayakirira muri Kristo Yesu. Imigisha bamaze kutubwira yo mu buryo bw'umwuka tuyakira binyuze mu kwizera Umwami Yesu. Iyo nizeye Kristo mba nakiriye imigisha yo mu buryo bw'umwuka. Ariko kiriya cyanditswe avuze cyari cyo mu isezerano rya kera barakoraga kugira ngo babone umugisha. Uyu munsi rero ntabwo dukora kugira ngo tubone umugisha, ahubwo turizera imigisha yo muri Kristo Yesu tukayakirira mu gakiza. Murakoze. Murakoze cyane.
murakoze cyane, reka icyo kintu tukiveho. reka tukivuga. Muzi ko ifaranga zateje ikibazo. Bwana sifiwe. Amen. Ariko ibyo mama pastor amaze kuvuga twabyumvishije. Okay. Pastor yari afite ikibazo kandi afite microphone. Ariko mbere yuko pastor avuga mureke mbabwire kano kantu, right? Iyo murekangiza ibi byose dufite. None kubw'umwanya ni mureke nkibaze mwumva ukuntu kimeze. Bano bagabo baza baja ku mateleviziyo bakavuga. Bamara kuvuga tukavyumva iyo turi no mu mazu yacu. Tukabihorera nti tubabone. None ga twababonye. Taho baducikira. So, jewe ikibazo mfite. Baza bavuga ko isezerano rya kera birahita bihura n'icacumi. Baza bavuga ko isezerano rya kera tutakigengwa naryo. Ngo ahubwo twebwe tugengwa n'isezerano rya kera. Bagasa nkaho abantu mumeze neza mu mitima. Bagasa nkaho irya kera tugomba kurifata tukarishanyura cyangwa tukaribika tukaza twitwaza irisha gusa. Irisha buri munsi. Noneho nkibaza jewe ngo ikibazo canje. Irya kera turigumane ribane na rino risha. Zombi ese ni irya kera cyangwa ni rishaje? Isezerano rya kera cyangwa rishaje? Irya kera. Ni irya kera. Nuvuga ngo cya kera ntigishaje. Kiracyahari. Ni gute rero aya masezerano abiri irya kera nirisha tuyagumane nituyagumana yombi tibakuramo icacumi nibaduhitiremo rimwe. Ariko nibavuga ngo turishanyure cyangwa tumenye iyo turita barababaye nka kwa kundi Imana ngo yabwiye nde muze. Imana yabwiye Abrahamu gute? Ngo Imana yabwiye Abrahamu ngo fata umwana w'inyungwakazi ngo ntazaraganwa. Nimunsubize ga simwe bashumba. Ngo ntazaraganwa n'umwana w'isezerano. Ngo fata umwana w'inyungwakazi ngo mwirukane ngo hasigare umwana w'isezerano. Bano bagabanika ko bazabavuga. Ninka bazavuga ngo isezerano rya kera n'umwana w'inyungwakazi bamujugunye ajane na Hagari hasigare gasara nande harya umwana wa Sara ninde? Ni Isaki. Nuko bimeze tuzojugunye bimwe tubyaraze dusigarane Sara na Isaka Hagari nuri yawundi bagende ngaho ni musubize. Okay, reka twumvikane icyakora yo bashize ikijyo bukanwa sinzi ko insecurity bayabaye. Abantu dutuze tafazari tuganire. Ndashaka ngo abantu bumve iri jambo ni ryiza cyane kuri sobanukirwa kandi wabitoye rirahita ritanga umurongo kuri kiriya kibazo. Turahita tuva muri ibyo by'ifaranga. Ese isezerano rya kera ni iki? Tubanze tubazanye. Ni mwebwe kumara tubaza se turabizi. Twese turabazanya namwe. Isezerano rya kera ni iki? Ni biriya bitabo tubona guhera muri mwitangiro kugera muri Malaki. Niryo sezerano. Uwo uhakana niki? Reka twumvikana. Uwahakanye ko tumiye n'umushitsi reka vuge twumve. Isezerano rya kera ntabwo ari ibitabo, ahubwo isezerano rya kera ni amategeko. Cyage Mose yahawe amategeko ku musozi wa Sinayi. Isezerano risha ritangira ku musaraba cyage Kristo yabambwe ku musaraba. Zana mikoro. Mubaze mworoye kuko mamashi hano nta bintu by'amaranga mutima. Yego. Turi mu ishuri. Afanda aravuze ngo isezerano rya kera ryavuye ku musozi wa Sinayi ngo bamaze guheza Mose amategeko. Muri make si ibitabo. Musirimu waze ngo se isezerano rya kera turishanyure. Yego. Niba baje ngo turishanyure kera muri wewe biragaragara ko ari karatasi. Niko nariko mzumva. Hari abandi bari bize ko isezerano rya kera ari ibitabo. Itangiriro kugera muri Malaki. Irisha ni Matayo kugeza mu Zahishuwe. Aho niho confusion yose iba rero kugira ngo mwumve iki kibazo. Ese isezerano rya kera niki? Ese ryahawe bande? Ayo magambo yombi gusa niyo tuvugaho. Nkuko niki? Isezerano rya kera niki? Ubundi isezerano ubwaryo ni agreement. Iba hagati y'abantu babiri. Mutuze. Cyangwa hagati y'amagrupu abiri y'abantu. Maze mwumve hano. Isezerano ni agreement. Iba hagati y'abantu babiri
cyangwa hagati y'amakundi abiri y'abantu bakumvikana ikintu runaka bakaba bakoze isezerano. Ntabwo ibitabo bisobanura isezerano. Muri make isezerano si amakaratasi. Si amakaratasi, si ibitabo. Ahubwo biriya bitabo byanditswe munsi y'isezerano rya kera. Ibi bindi nabyo byandikwa munsi y'isezerano risha. Ariko isezerano rya kera ubwaryo mureke tubaze Bibiliya dusubize. Mufungure Bibiliya. Mufungure Bibiliya dusome. Mutuze twumve icyo isezerano rya kera. Bazwe KDF tubanze dusome icyo kintu. Dufungure he. Tugende mu kuva 34 28 kuva 34 28 abantu ko barasakuza. Tugende kuva shaka kibazo dukomoka kwa Yakobo simbizi muri bene Yakobo 12 twebwe abanyamahanga birabura n'abazungu bandi tubarirwa mu buhe muryango. Imana abwiye Musa ngo nushigushinge amabuye 12 asemboliza imiryango 12 ya Yakobo. Aba nibo bagenerwa biri sezerano. So hanze y'abantu bo kwa Yakobo iri sezerano ry'amategeko ntigigeze ritureba n'umunsi badukorera amanini kutwigisha ngo biratureba ariko nta n'umunsi byigeze bitureba. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso nuko Yesu wenyine ubwo yaje abantu batarabo mwa Yakobo Yesu umunyamahanga ngo nimbwa ngo ntiyofata ibiryo by'abana b'inzu ya Isirayeli ngo abiheze imbwa. Icyo gihe twe twariho tudafite isezerano, twariho tudafite Imana. Isezerano ryari ryarahawe Isiraheli ari we Yakobo. So kutubwira ngo ese isezerano rya kera ngo turishanyure ngo turireke ngo ryararangiye ryigeze ritureba ryari, ryigeze ribijyashu ryari, ese ubundi ni irihe? So mu magambo abiri rero isezerano rya kera ni amategeko 10 Imana yahaye imiryango 12 ya Yakobo. Abayuda twisanga muri Bibiliya binyuze muri Yesu Kristo. Murakoze. Arakoze cyane. Reka Pastor ari hano kandi arasa n'ugiye kuvuguriza ibyo umaze kuvuga rwose. So Pastor utarasoma avuze ko isezerano rya kera ryari ry'imiryango 12 kandi muri yo 12 ngo twebwe ntiturimo. None ga defend ivyo bintu nimba twari turimo. Mutuze twumve Pastor. Byanditswe byera Matayo 5:19. Matayo 5:19. Nuko uzica rimwe muri ayo mategeko. 5:19. Ni ijambo rivuga ngo nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko nubwo ryaba ryoroshe hanyuma y'ayandi. Manake ni ya mategeko nyarya twahawe nta twasuye guhabwa Yesu ubwo yari yaraje. Okay, Pastor arakoze. Kumuramwumva ariko turamwumva cyane. Nuko umuntu wica rimwe muri ayo mategeko muze yari mabwira abandi Yesu abigishwa abo ni bande sabo mwayuda isezerano risha hari musezerano rya kera cyangwa hari murisha oyaye Matayo irisha ritangira nyuma yo kuzuka kwa Yesu. Yesu ataramena amaraso ku musaraba isezerano risha ryari ritaratangira. Matayo ntabwo ari mu isezerano risha ni mu rya kera bari bagitwagwa n'amategeko. Yesu yavuze atwagwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwagwa nayo. So ura rugendo rwa Yesu kuva avutse kugeza ku musaraba bari bakiri mu isezerano ry'amategeko. Umunsi yavuze ngo birarangiye ku musaraba nibwo byarangiye ahita acikana ngo azuke dutangira umurongo musha w'isezerano risha. So ntabwo isezerano risha ryari gutangira amaraso atarameneka. Yagombaga kurinda amaraso ye kumeneka kugira ngo isezerano risha ribe riratangiye noneho. Amen. Yazutse aja mu ijuru niyo munsi ikanisa ribaho. Nibwo itorero ryatangiye no abantu binjira no mu murongo w'isezerano risha. Atarafa yari akiri umuyuda nawe. Turasaba abantu gutuza. Okay. Nuko ico tuvuga nubwo ngo iri sezerano nubwo tubibona muri Matayo Yesu ubwe yakuza ari umuyuda atwarwa n'amategeko y'abayuda. Donc isezerano rya kera nabyo tubyumve
ryari ryarahawe nk'uko yabivuze inzu ya Isiraheli, kuko ni byinshi tutubahirizamo. Na ya migisha mwavuze, isezerano rya kera dore uko ryavugaga, ryaravugaga ngo nimukore hanyuma Imana ibone gukora. Nimukora ibyiza nzabaha ibyiza, nimubabarira muzababarirwa. Ariko twinjiye muri sha bihindura imvugo, nimukore kubera ko mwarudire uko ibintu byakorwaga mbere y'umusaraba. Nukuvuga ngo umusaraba uje washizeho ordre nshasha, mubabarire kugira ngo muzababarirwe iriya hirya y'umusaraba. Ariko siko twe dukora, mubabarire kuko Yesu yababariye. Nimukunde kubera ko mwakunzwe, ntabwo dukunda kugira ngo dukundwe. Nimutange kubera ko mwahawe, ntabwo dutanga kugira ngo tubone. Iyo niyo mikorere y'isezerano risha. hari umuntu wazamura ukuboko, hari umwanya muremure muheze. Uriya muntu w'inyuma bamuhe mikoro. Murakoze cyane, turasa n'abagiye kugana ku musozo. Reka uriya musore wahagaze ntitumunigana ijambo agira icyo avuze, hanyuma tuze kurangiza. Mwavuze ko isezerano rya kera ritari ritureba, irisha ryaje kutureba gute? Irya kera ntijyaturebaga, amategeko urumva yari yaragenewe abayuda, none ubuntu twe twaje kubwinjiramo gute? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, none atari umuyuda gusa, wese umwizeye wese ku isi. Noneho Imana yavuye ku bayudisha ku bantu bose ku isi basigaye. Ikibazo cyawe kiroroshe. Ngiryo isezerano risha ryari ryo guhuza abanyamahanga n'abayuda, twese tukisanga ahantu hamwe. Okay, jewe icanje kirasa n'icyashubijwe. Reka mwene data hariya Unity nawe abaziciwe tugana ku musozo. Reka tubaze ikindi kibazo hano babashije. Bavuze ko yema abantu batuze mukagira Imana. Abantu batuze twumvikane. Abantu batuze. Bavuze ngo umuntu yakora icyaha akaja mu ijuru. Umuntu yomara gukora icyaha, ngo muzamuvuga umuntu yomara gukora icyaha gutya, umaze kwiba nk'ari y'amandazi gutya utaranayamara kuyarya. Yesu imbanda yavuga gutyo ukama wiruka ko karenga mu bicu. Umuntu ngo yomara gukora icyaha akamaja mu ijuru gute? Okay, ico kibazo nimba muvuga ko twababariwe, umuntu yokora icyaha yoja mu ijuru, kubera ko muzamuvuga ko twababariwe ibyaha by'ubu nyine byashize n'ibyanone ndetse n'ibyiteka ryose. Bande bazabavuga mwebwe tuzatubumva kuri mwebwe niko twa wenda ico cyo kuvuga ngo muzamuvuga tubanze duse n'abakiretse. Kandi n'iri jambo rivuga ngo wokora icyaha ukaja mu ijuru, ububajije nabi n'uwo gusubiza nk'ukubajije n'ubundi wotwara igisubizo kibi. Rero kugisubiza neza nuko ibyo kubabarirwa, muri abakristo hano, turi abakristo, mwarababariwe. Kandi ibi bibazo tuzi, ibibazo tuba dusubiza, noneho ibintu byacurana. Ni ukuvuga ngo ibisubizo byaje mbere y'ibibazo, kuko ibyo mwaririmbye byose kuva isazi ibiri ni ibi mwaza musubiza. Ko turabikura muri melodi, ariko nta gisha tuhatuvuga, ko turavuga birya mwahereyeho muhamutsimburana. Okay, ico nari mvuze rero cyo kubabarirwa, mwese mwemera ko twababariwe? Siko Bibiliya ivuga, siko mwaza muririmba ngo narababariwe. Muza muririmba muhamubesha cyangwa bari byo, si ukubesha. Na Bibiliya niko ivuga, twarababariwe kandi ntitwababariwe by'inusu, twababariwe rimwe by'iteka binyuze muri ca gitambo. Mwitonde ino hirya Bwana sifiwe hano ngo hasome hari umumama wahakajye kari amazunguza umutwe ngo gute mama, uyu mumama karamagira gutya ngo yaye nazungurishe Bibiliya arunamye. Reka dukomeze.
pasiteri nakomeze. Kristo yaje nk'umutambyi, yaje nk'igitambo, yarapimwe kimwe na za ntama, agaragara nta nenge. Amaraso ya Yesu rero yari afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha burundu. Bivuga iki? Nibyo pasiteri yatubwiye mu Baheburayo 9:22. Haravuga ngo hatabayeho, abantu bakunda kuvuga ntibakunde kumva, hatabayeho kuva kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa kw'ibyaha. Ni ukuvuga ngo ibyaha byacu byababariwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Mu isezerano rya kera ay'ihene n'inyamaswa n'intama zaratwikiraga, ariko y'umuziranenge aje yababariye ibyaha byacu burundu kubizeye. Abatarizera ibyo n'ibindi. Hanyuma rero ikibazo warugarutseho mvuga ngo kiba gisaba kugira ngo gisubizanywe mu buryo buri sensitive. Ego. Ngwese umuntu akoze icaha akaramuka yitabye Imana yakoze icaha yoja mu ijuru. Igisubizo nasubiza niki? Niki kijana umuntu mu ijuru? Naho ngaho aho ntabwo tujanwa mu ijuru n'ibyiza twakoze. Ntabwo tujanwa mu ijuru, ntabwo tuzoja mu ijuru kubera ibyiza dukora, ahubwo tuzaja mu ijuru kubera ko twizeye Yesu Kristo. Ntabwo tuzareka kuja mu ijuru kubera ibibi twakoze. Ni ukuvuga ngo inzira yo kuja mu ijuru ni imwe, ni ukwizera. Naho niba ari ibyo mwumva ko kuja mu ijuru ari ibyo wakoze, mwese aho ngaho nobasaka noreba ibyangombwa mwagendanye, bishobora kuvuga ko mwanyuze Kisoro na Katuna na Bunagana murahuruka hano, ntawoja mu ijuru bitewe n'ibyo ukora. Ni ukuvuga ngo tuja mu ijuru bitewe n'igikorwa Yesu Kristo yakoze, bitewe n'ivuko, ntabwo biterwa n'ibyo dukora. Bibaye ibyo dukora rero hagira uzamura ukuboko kumwe hano ambwire ngo nzoja mu ijuru best bishingiye ku byo nkora, uwo natuzamurira urutoki atubwire ngo ibyiza nkora byose bizojana mu ijuru. Murakoze. Asante sana. Hari akandi kabazo gashamikiye kuri ako kavuga ngo ese muri Bibiliya guca ku ndaraza biremewe? Kwihana mu yandi magambo. Kwihana guca ku ndaraza iyo muvuze ko twababariye ibyaha byose, indaraza yaje kugira ngo bivuze ko tutokwihana, titwoca ku ndaraza ngo twitunganye. Niba ndi umunyabyaha kora ibyaha buri munsi ariko nizeye Yesu Kristo, ico gihe noja mu ijuru narizeye nkuko nizeye. Yavuze ko ugenda kare cyane. Nibasobanura hakiri kare mu gitondo. Ugenda mu gitondo cya kare. Okay, reka twumva aya magambo mutegere. Sinzi ukuntu Satani si duconfusinga kandi ibintu bigaragara muri Bibiliya no mu buzima busanzwe. Ubu nyine mbabajije mwese guse mwarakijijwe mwunsubiza ngo yego. Mbabajije ngo se hari umuntu utakora cyane kimwe azamura ukuboko? Ntawo zamura. Aho ikindi mwatangiye muvuga kibazo cya mbere mwabajije nimba agakiza atari kubw'imirimo, mbese imirimo itazatujana mu ijuru, imirimo itazatujana mu ijuru. Bagaragaza ko twakijwe n'ubuntu, mwese muraba mubaye convince. Gusubira rero kubaza ngo ese ngo nimba nakoze icyaha cyangwa utagikoze nzogenda, ubushatse kuvuga cya kindi mwari mwemeye ubu kivugurura, uvuze noneho ngo imirimo myiza dukora ntizatujana mu ijuru. So abakristo rero ntabwo tuzatuba Yesu kuwa mbere kuwa kabiri ngo tuba Satani, kuwa gatatu ngo tube aba Yesu, kuwa kane aba Satani, bigende bihinduka gutyo. Turaba Yesu iminsi yose ku manywa na nijoro, turi mu ikanisa hanze yaryo. Yesu yoza umwanya wose twoja mu ijuru. Ntabwo iriya musori ari tujana mu ijuru, ahubwo kiriya ni ikintu gishiramo abakristo urujijo no gushidikanya. Ari naco gituma bazabaza ngo ese ngo naka ngubwo yapfuye ngo se ngo yavuze gute? No, twarakuvuza umunsi twizeye umukiza. Oya, warangije rekera uko pasiteri ari hariya kandi akeneye kumenya kurusha cyangwa se akeneye kubahinyuza. Reka pasiteri avuge. Reka tubivuge tubone kugira. Waretse pasiteri tukumva icyo agiye kuvuga. Ibibazo biraba byinshi tutarasubiza indaraza. Azavuge. Siko kwiza tureke pasiteri avuge. Avuze mikoro kiravuga. Yavuga.
mubazije ijambo riharivuga ngo ese umukristo yaje mu ijuru akurikije gusa atari imirimo imujanye cyangwa se kwizera. Hano abayuda, hano mu gitabo cya Yuda 1:3 rizarivuga ngo bakundwa ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura ngo mushishikare kurwanira kwizera abera bahawe rimwe bageze iteka ryose. Dushishikare kurwanira kwizera abera bahawe rimwe bageze iteka ryose. None se uko kwizera baguhawe rimwe natwe niko Bibiri itubwira tugomba kwizera buri munsi kugira ngo dufate uzoje mu ijuru. Pastor subiramo ntitwumvishije. Abayuda hano mu gitabo cya Yuda 1:3 havuze gute? Haravuga ngo bakundwa ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko nshatse kubahugura ngo mushishikare kurwanira kwizera abera bahawe rimwe bageza iteka ryose. Rimwe bageza iteka ryose. Baguhawe rimwe. Abera bahawe kwizera rimwe bageza iteka ryose. Aho ikibazo ni kerera. Ikibazo nkavuga ngo uhora abana gukirana uko havuga ngo kuja mu ijuru. Ntawoja mu ijuru adakiranutse. Gukiranuka gute? Ibyo usomye no gukiranuka birimo. Wavuze ngo kwizera bahawe rimwe kugeza iteka ryose. Gukiranuka ariko wizera. Iryo jambo abera bahawe kwizera rimwe kugeza iteka ryose. None se nimba twaraguhawe kugeza rimwe kugeza iteka ryose ibindi ni binyabaki. Ijambo ririmo ni iryo jambo rivuga ngo kurwanira kwizera. Ndabizi ko hari ikibazo. Kera nabyumvise. Tubirwanira kwizera. Kurwanira ibyo kwizera bivuga iki? Ntabwo wavuze kurwanira iby'imirimo usauranwa imirimo izatujana mu ijuru. Kwanza ni musoma mu zindi ndimi nka King James. Nagire dusomera King James cyangwa ni King James. Iyo hagaragaza to defend. Harimo ijambo ku defending. Nukuvuga ngo agakiza twagahawe rimwe kugeza iteka ryose. Kwizera dufite ni rimwe kugeza iteka ryose. Ibyo rero twahawe dukwiriye kubidefanda tukabihagararaho kuko hari abanyabinyoma babihinyura. Hari abanyabinyoma bahakana ko gakiza arakiteka. So abo nibo Yuda yahinyura. Baravuga ko gakiza atarakiteka. Naho Yuda karagaragaza ibyo twahawe ni rimwe kugeza iteka ryose. So uko kuri twamenye dukwiriye kukudefanda. Kukurwanira ntabwo habaho no kurwanira udatakaza gakiza. Nukudefanda ico twahawe. Duhinyuza abanyabinyoma. Uhita ukomereza guca indarazi. Ico muranyuzwe. Mwitonde abantu benshi ko barasakuza kandi ibyo tuwe dusakuza nibyo tubamo ko turashaka kudefanda ngo ukora icyaha ngo ntakiba bano ko baravuga ko twababariwe ariko ibyaha ko turakomeza kubikora tugashaka kudefanda ngo barabeshe. Reka uyu mudamu hari uburyo hayasobanura neza. Arahagurutse sawa nasobanura ahagaze mwumva ukuntu ko kwirega ukuntu bimeze. Mumbabarire muceceke mbabwire. Yego. Ubundi icyaha si icyo nkora. Kuva mu ngobyi ya Edeni Adamu amaze gukora icyaha abamukomokaho twese tuvukira muri kiriya cyaha yakoze. Nukuvuga ngo icyaha si icyo nkora ahubwo icyaha ni icyo ndi. Sinzi nimba mubyumvise. Icyaha si icyo nkora ahubwo ni icyo ndi. Ahubwo icyaha ni icyo ndi. Kuva mu ngobyi ya Edeni Adamu amaze gukora icyaha abamukomokaho bose tuvukira muri kiriya cyaha tukavuka turi icyaha tutaranagikora. Aho hantu turahumvikanye. Yesu rero ntabwo Yesu yaje kudiringa n'ibyo nkora ahubwo Yesu yaje kudiringa n'icyo ndicyo. Icyo kintu mu cyumva. Yesu ntiyaje kudiringa n'ibyo nkora yaje kudiringa n'icyo ndicyo. Ariko iyo amaze kudiringa n'icyo ndicyo simvuze yuko bya bindi nkora ahubwo ntangira kwera imbuto z'icyo nabaye cyo. Aho hantu murahumvise. Murakambaho urugero rufatika. Yego. Nimba ndwaye malaria bataranasobanura iby'indaraza. Nimba ndwaye malaria murabizi yuko sinye ya mbere ya malaria ari umuriro. Suko iyo ngiye kwa muganga bakampa karuma bakambwira ngo yikarumira kuvura umuriro. Ese baba bamvuye malaria? Malaria irakira. Ni ukuvuga ngo iyo uriho udiringa niba ibyaha dukora byo kwiba kubeshya ubusa nkaho uriho uvura umuriro nkaho wakavuye malaria kugira ngo umuriro ushire. Yesu rero iyo tumwizeye iyo tumwakiriye dukira icyo
icyiza kubera yuko icyiza nkora n'ubundi ntarabyarwa n'Imana ari icyiza ari ikibi cyitwa ikibi kuko kirava kuri ngewe. Igiti Adamu na Eva bariye ntabwo cyavugaga ko cyavugaga ibyiza gusa ahubwo cyavugaga ikibi n'icyiza. Ikinkiza rero ni ukwizera umwami Yesu. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo icyishe Adamu yizeye ijwi ry'umushukanyi avukira muri icyo kibi, ibyo akora byose bikaba bibi. Natwe rero naho tuvukira tukongera gukizwa no kumva ijambo ry'umukiza, twamara kumva ijambo rya Kristo tukavuka, twamara kuvuka tugatangira kwera imbuto z'ibyo twabaye byo. Imana ibahe umugisha. Ngaya makuru y'indaraza rero niyo bari babaje, reka tuyisubize. Kwihana mwari mubibajije. Kwihana mwashizemo no guca ku ndaraza. Kwihana ni ubuzima bw'umukristo bwa buri munsi, bwa buri saha, bwa buri segonda. Hanyuma rero muravuze ngo sawa mwitonde, kwihana ni iki? Ibyo rero mushobora kubikomera amashi, ibyo mvuze niko kuri. Kwihana ni iki? Ico rero nico tugomba kumenya, ni naco kitujana ku ndaraza n'ahandi. Kwihana ijambo ryitwa n'amagambo abiri twitiranya kwihana no kwatura. Kwatura niko kutujana ku ndaraza tukagukora uko kutagomba gukorwa, dusize kwihana nyako dutegerezwa Bibiri dusaba. Kwihana rero ni ijambo Icyongereza rivuga repentance, mu Kigiriki rivuga metanoia, rivuga guhindukira, to change mind. Ni ukuvuga ngo wari mu nzira mbi zivemo, wari mu cyerekezo kibi kivemo, waza ukora ibyaha hindukira. Iyo niyo repentance. Uko niko kwihana kwemewe na Bibiliya. Icyerekezo warimo kibi kivemo uje mu cyerekezo cyiza. Hanyuma hakaba ijambo twitiranya n'ibyo bita confession, kwatura. Confession iyo dukora iki, twatura iki, twatura hehe, twatura ryari. Ni ukuvuga ngo twatura man to man, icyo wapfuye na mugenzi wawe, ari byo Yakobo avuga, ibyo muragenda mukitunganya. Indi confession ni man to God, ubwira Imana, twatura kugira neza kw'Imana, twatura gukiranuka kw'Imana, ari byo Paulo avuga ngo ni watuza akanwa kawe ukizeza umutima uzakizwa. Dene ibi bindi byitwa indaraza ni bya binini bitaza bikiza. Ni ukuvuga ngo kuja kubwira umuntu ngo nakoze iki ntaco mwapfuye, ntabwo ariko kwihana. Nta nubwo hariya hava imbabazi, kuko twasanze ko imbabazi ziva habaye amaraso. Wowe na mugenzi wawe mugiye kwihana icyaha wakoreye undi muntu, nta mbabazi uhakura hariya kuko nta maraso yahamenetse. Murakoze cyane, reka turangize, amasaha arakuze. Reka tubakomera amashi batambuka basubira mu ndaraza zabo. Amashi menshi ku bakozi b'Imana. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Twogira ngo twige, twozageza next week, right? Ariko tumenye bike, tugize Imana tukazasubira ibi, twokongera tukamenya ibindi. Ndashimira abantu bose baje muri keshi, Imana ibamugisha. Ndashimira Pastor hariya, Imana iguhe umugisha ko wihanganye na bagenzi bawe mukamuga.